Ndizera ko mwese mwishimye uyu munsi I hope everyone is happy today. kuko ikiduteranirije hano twese turakizi. You know why we are all gathered here. Rero nkuko abambanjirije bagiye babivuga, ndi hano nanjye nshima Imana. As the previous ones said, I'm also here to thank God. Ndi umwe koko mu batangiranye n'iri torero. So I'm one of the first goer of this church. Nibutse menye maze imyaka 17 hano. If I remember well, I've spent 17 years here. Rero mfite amashimwe menshi ku mutima wanjye. Therefore, I have much testimonies in my heart. Naje hano nkuko benshi bajya batanga ubuhamya, naje hano nzamwe no kwiga Icyongereza. So as many testified, I also came here with the purpose to learn English. Ariko mu mutima wanjye nahoranaga umutwaro wo kumenya ijambo ry'Imana. But in my heart, I lived with a burden to know clearly the word of God. Kuko nari maze n'umwaka wose mfite ishuri rya Bibiliya mu mujyi. Because I spent 1 year in town in a theology school. Turangiza muri iryo shuri naje kubaza umupasiteri watwigishaga, ariko ko numva nta kintu mfite mu mutima wanjye. So after we graduated, I asked one pastor saying, why do I feel empty in my heart? Arambwira tese ni iki wumva udasobanukiwe? So he asked me, what are you not clear of? Ntigewe ndumva nta kwizera Imana mfite, ntisinzi uko nabivuga, ariko nta kwizera Imana mfite kuko simbisobanukiwe. So I told him, I have no faith in my heart because I'm not clear about God. Yarambwiye ngo pfukama nkusengere Imana izabiguha. So he told me, you kneel down, I will pray for you and God will provide whatever you want. Koko narapfukamye kuko nari ubusa mu mutima wanjye, aransengera. So I obeyed and I received his prayer. Ariko kuko bari bagiye gukomeza, nje numva nta mpamvu yo kubikomeza. So they had a plan to continue studies, but I felt no interest to continue together. Ntuye hafi gato Kimironko, naravuze ngo ntabwo nzongera kubisubiramo. So I live around here, Kimironko, and I decided to not go back. Ko byantwaraga n'amafaranga yo kujya mu mujyi nkataha nijoro, nta n'amatagisi yari ahari, abenshi banyuraga mu madirishya kugira ngo babone tagisi batwara. Because it took me much expenses and there were no even enough buses, people used to fight to find the place in the bus. Ubwo rero nibajije umuruho wose maze umwaka numva nta kintu mfite mbivamo. So I thought how I spent the year without receiving anything new, and then I decided to quit. Hari uwo twiganaga naramusezeye, ariko aranga arankurikirana. So there was one of my classmates, I farewelled him and he kept on looking after me. Atariko ati hafi iwanyu hari ahantu hari ishuri numva ngo rya Bibiliya, atariko biga n'Icyongereza, bigisha n'Icyongereza. So he told me, but around you there is a neighboring Bible class or Bible studies, and I heard they also teach English. Mu by'ukuri naje nje kwiga Icyongereza hano. So sure, I came here with the purpose to learn the English language. Mpageze rero nahasanze uruhu rwera. And arriving here, I see the white people. Batangira kumbwira bati hano hari Icyongereza ariko twigisha n'ijambo ry'Imana. So Mbonye urwo ruhu ndavuga nti wasanga hari icyo bazi. So they told me, we teach English, but we also teach the word of God. And I trusted them because they were foreigners to say they have something new. Nabyiyandikishijemo byombi. So and then I registered in both classes. Ariko bitewe n'inyigisho nari numvise zakubise umutima wanjye, numva ndacanganyukiwe. And because of the teachings, I felt confused.
ndavuga nta hantu ndahavuye. And I decided to quit the place. Nahubwo bo nta nubwo bazi Imana, nta nubwo bavuga Imana, nahubwo ni Antichrist. So I said that these people are very far, they are Antichrist. Ubwa mbere rwose nahanganye n'uwatwigishaga. First day I had an argument with the teacher. Impamvu ntashoboraga kubyumva hari ibyo nari menyereye kuko nari maze mu rindi torero imyaka 16 kandi ibyo nigishwaga ni ugukora neza mbona ijuru, nkore neza mbona ijuru. So the reason why I didn't catch the message here, it was that I was familiar with the other preachings which used to tell us to work well, to do great things in order to be sure of heaven. Iyo myaka 16 nahoraga imbere ya pasiteri. And the 16 years I have been closer to pastor. Mubwira ntiko byananiye ijuru nzaribonana. Asking him, I failed, how shall I get the heaven? Nawe akambwira ati komeza ugerageze. Then he told me, you try harder. Mu by'ukuri aho narindi abayobozi b'itorero nabahoraga imbere. So I used to approach the leaders of the church. Batigerageza uzabigeraho. And the answer was the same, you try, finally you will get it. Ariko ngeze hano batangira kumbwira ishusho yanjye ngewe ntanibonamo. So and then arriving here I was taught or preached the image of mine. Ijambo bambwiye ntashoboye kwakira vuba ngo umuntu ni mubi gusa n'ibyo atekereza, ibyo yibwira ni bibi gusa iteka ryose. Something challenged me was the word they preached as saying a man is evil continually and the all intent of his heart is evil. Barongera bati kandi ushobora kuba mwiza ukagirwa uwera kubera ko Imana yabigukoze. And on the other side they taught us that you can become holy because God makes you holy. Narabyanze ndagenda mfata igihe cy'iminsi 3 kwiyiriza nirukana Antichrist mu Rwanda. So I rejected the message and I took 3 days fasting prayers, casting out the Antichrist in our country of Rwanda. Uko nukuri namaze iminsi 3 mu cyumba niyiriza ntabaza Imana, Mana tabara u Rwanda Antichrist yinjiye. And that's true. I spent 3 days praying, God may you save Rwanda because you received that strange message. Ariko igihe cyagera Imana ikongera ikangarura hano. But again I found myself here. Naje gutuza umupasiteri ambwiye ati watuje kufite Bibiliya ugasoma nawe ukareba icyo Imana ikubwira. And the pastor told me, what if you stay quiet and use your Bible and listen what God speaks to you? Nukuri abantu benshi batunze Bibiliya batazi kirimo. Surely many people have Bible but they don't know what is hidden. Rero nanjye nari nyimaranye iyo myaka ariko sinarinzi ikirimo. The same way I spent many years having a Bible but without knowing what is inside. Nimusome. You read. Mwumve icyo Imana ibashakaho. And listen the will of God towards you. Nimusome mumenye icyo Imana yabakoreye. And you read and you will discover what God did for you. Nimusoma muzamenya kandi muzamenya umutima w'Imana kuri twe. And as you read you will find the heart of God to us. Rero mfite amashimwe menshi cyane. So I have much testimonies. Imana yampaye icyo kuvuga. God had given me what to share with the others. Narahiriwe. So I'm blessed. Ndi umuhiri. Nukuri abandi bagirwa bahire nabo bake ariko yenda batoranijwe ariko barapfuye. The others are called saints but after they are dying. Ariko njewe nahiriwe nkiri mu mubiri. But I became saint when I was still alive. Rero kuba ndi umukiranutsi ndi umwana w'Imana nukuri nta handi wabikura uretse ku Mana yonyine. So to be righteous, a child of God, nowhere else you can find apart from God himself. Nagira ngo nsome hano mu Baroma ibice 4. I will read in Romans chapter 4. Reka nihere kuri uyu murongo wa 5.
I will start from verse 5. ngo ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Nk'uko Dawudi nawe yeruye amahirwe y'umuntu, uw'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ati hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Romans chapter 4 from verse 5 to 7. Rero nanjye ndi muri abo. And I am among of those blessed people. None se sinahiriwe? Do you agree with me? Uwumva uyu murongo wese yarahiriwe. Him who hears this verse is among of the blessed people. Niba ndi umukiranutsi, Imana yaciye urwo rubanza, ndi umukiranutsi. So God made a judgment and calls me a righteous person. Rero uko Dawudi yabihamije, nanjye ndahamya Uwiteka yatwikiriye ishusho yanjye yose. And as David testified, I have the same testimony that God covered my image. Ubu rero mfite icyo kuvuga, ndi umukiranutsi. And I have something to say. I am righteous. Ndanezerewe kubw'ibyo. And I'm happy with that. Ngarutse rero kuri uyu munsi nanjye ndishimye cyane. Imyaka 17 ndetse isaga. Back to this day, I'm also happy because it has been 16 years. Ya mirimo yose mwumvise nanjye nari nyirimo. As you heard from my previous testifiers, I was a partaker of everything. Uko twagendaga tujya gushaka ubutaka, ntago bansigaga. Going to search for the land, they didn't let me stay. Twigeze kujya no kushaka za Kicukiro hafi yo mu Kagarama, sinzi niba abo turi kumwe babyibuka. We once visited in Kicukiro in Kagarama place together looking for the land. Ariko uko twahageze igihe naravuze ngo nzava Kimironko gute ko nta modoka mfite. So arriving in Kagarama, my mind was, how shall I be coming from Kimironko to this place without having a car? Ariko umutima wanjye naravugaga ngo Mana watanze ubutaka Kimironko. So my mind was, even the prayer request was, God, what if you provide a land around Kimironko? Koko ubutaka bwarabonetse Kimironko, ariko hafi yanjye rwose, ariko murabyumva ko nyuma yaho bavuze bati reka tubugurishe. And the first land was found near my house, and later the decision was to sell it. Rero ubwo twabonye buriya nukuri ni igitangaza cy'Imana. And to see this bigger land was a miracle of God. Ariko reka ndangize nsoma ijambo rimwe. Allow me to end my testimony reading one verse. Riri muri Nehemiya ibice 6. It is written in the book of Nehemiah chapter 6. Ku murongo wa 15. Verse 15. Ngo nuko ku munsi wa 25 w'ukwezi kwitwa Eluli, inkike ziruzura. Twari tumaze iminsi 52 tuzubaka, maze abanzi bacu bose babyumvise, abanyamahanga bose badukikije bakuka imitima, baca bugufi cyane, barigaya, kuko babonye yuko Imana yacu ari yikoze uwo murimo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Nukuri iki gikorwa aho twabonye ni Imana yabikoze. Surely the land we found was from God. Rero ntimukuke imitima, yabikoze na nubu izabikora. And don't be shaken. God who performed all the works, he will also accomplish. Harabirutse kuri izi nyubako cyangwa se kuri iki gishushanyo, ariko reka mbabwira Imana idushyize ahagutse. So there is some people who fought for this and finally God made it.
and has given us a huge praise. abenshi bagiye batuvugaho ibintu byinshi. Many people spoke something to us, kandi bitari byiza, and which was not even good. ko twigisha gukora ibyaha uko twishakiye, twifata uko twishakiye, dukore nabi. Imana yarabirangije. People spread the rumor that we preach to live however that Jesus did all. ariko abo bantu bose bagiye gukuka imitima, But these people who spread the rumors are going to be troubled, kubera ko bagiye kuvuga bati burya ba bantu bafite Imana ishobora byose. because they are going to change the words, testifying that we work or we serve the Almighty God. Rero uko turaha, And as we are seated here, n'abandi bazumva iyi nkuru, even the others who will hear this news, bose bazifatanya natwe, I'm very sure they will join us. kubera ko erega n'ubundi burya amakuru niyo ya mbere. And Rero aya makuru n'ibi bintu ni ukuri, bazahindukira ko imitima yabo ice bugufi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze, ahubwo bazifatanya natwe. And these people will join us, as the Bible says, kuko abanyarwanda bose bazakizwa, because the mission is that all Rwanda will be saved, nabo baba bahire nk'uko natwe and duhiriwe. they be the partaker of the blessings from God as we are. Ntihagire usigara inyuma. And let no one stay behind. Imana izadukoresha ibikomeye. God will use us for the great things. Murakoze cyane. Thank you so much.